umva hari stati abantu bakunda gushyira kuri WhatsApp zijya zibabaza umutima wanjye zigashengura n'ubwonko bwanjye. Izo stati ngiye kuzikubwira, niba ziko nawe ujye uzipostinga n'ukuri wisubireho kuko ntabwo nzabona ibintu wabikuye inshuti yanjye. Stati ya mbere abantu bakunda gupostinga, agapostinga wenda yarwaye, agapostinga ngo ndarwaye mu nsengere, agashyiraho n'ama emoji arira. Abo ni abambere. None ntabwo biba birangiye aho ngaho, aragenda akajya inbox agascreenshot abantu bose bagiye bamwandikira nk'umubari surwaye iki, urwara ubukira, yo pole sheri, byose akabiscreenshotinga umunsi wose, akirwa apostinga ibintu abantu bajya mubwira inbox. Sheri, niba wumva utameze neza ukumva urwaye, fata amafaranga cyangwa se ufata imituwege kwa muganga bakuvure. Ibintu kuri gupostinga uri postinga ntabwo waba urwaye ngo umwanya wo kuri postinga. Abantu ba kabiri, abantu bipostinga bagafata amafoto yabo bakayashyira kuri stati, barangiza bakibwira kuri nuze kuri caption, bagashyira caption nk'urugero agashyiraho nk'ifoto yiwe, arangiza akavuga ngo Sheri ngo ndabona wimereye neza, ngo Sheri ngo ndabona ngo utangiye kwibyubira, ngo cyakoze ngo ujya wisekera arata. Iyo bintu wabyize hehe? Ndakugisha ibyo ndakujije ko bashyira ifoto kuri stati yawe wanyuze ugashyira caption wibwira. Abandi bantu bagatatu bajya bapostinga ibintu bikabaza umutima wanjye. Abantu bapostinga abashari babo, abahungu cyangwa abakobwa bapostinga abashari babo, yamara gupostinga sheri bakanika ngo igitondo kiza sheri, cyangwa se ngo waramutse neza mugabo wanjye. Umugabo wawe murarara munsi buri munsi, sibyo? Umugabo wawe muravugana buri munsi, umusheri wawe muravugana buri munsi. Niba mubyukanye mugati waramutse neza mugabo wanjye, anigiye ujya kuri post ugapostinga ngo ngo waramutse neza mugore wanjye, waramutse neza mugabo wanjye, kandi mu gitondo muteze munavugana yabyutse arigendana ntiyanakuvugisha. Niba kuramukanya biba inbox cyangwa se guhamagana, ntago abantu postinga amastati ngo baze ngo gusuhuzanya ku mastati. Abandi bantu nzajya mbivuga mu yandi ma video ariko iyi ngiyi katuyisoreza hano ku cya kane. Abantu bakunda gupostinga ni bino bintu, abantu bakunda gupostinga amaganya, nk'abantu baranyanga, nk'abantu ngo ni babinga ibiki byose. Okay, turabizi ko abantu turi babi, ariko se ni inde muntu wagukomerekeje kugira ngo uzajye gupostinga amaganya? Ntago tuzi cyakwabaje. So niba udashaka kutubwira inkuru yose ngo uze ngo tubwire ati nge nagize ikibazo runaka, unacyo gishyire kuri stati, wize uvuga ibice by'amaganya yawe, shyira amaganya hanze tuyamenye, cyangwa se cyo kuvuga ibice. Thank you.